Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data abo tubana mu mwanya wa nibature buri gitondo. Imana ishimwe yaturinze iminsi itambutse yose, iri joro yaturinze, yatubambiye amahema. Imana ihabwa icyubahiro, duhereje Imana icyubahiro. Intwari ku rugamba, Imana itabura uko ibigenza, yazinze ijoro izinguye amanywa. Imana nishimwe, yaraturinze mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Yakurindiye mu burwayi, iragukiza. Imana yakurindiye mu bihugu bitandukanye, ikugirira neza. Imana natwe iracyari Imana yacu, turacyayibona. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose. Tubanje Imana ku bacu no ku byacu. Tubanje Imana ku babisha bacu, Imana ibaneshe. Imana ishimwe, yubike imigambi y'incakura, yubikane uburakari bwayo kugira ngo amaboko yazo adasohoza iby'imirimo yabo. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana nihabe ihakubere nanjye hambere. Imana nihabe ikurwanirire nanjye ndwanirire. Dushimiye Imana ko iminsi yose y'iki cyumweru Imana yagiye ihaba kandi izakomeza no kuhaba. Imana ishimwe. Warayibonye mu buryo bwawe, nanjye narayibonye. Buri muntu wese agenda abona Imana mu buryo butandukanye n'ubwundi, kuko Imana ni igitangaza kandi Imana ibera hose icyarimwe. Imana igirira neza abayishaka bose. Wambwira uti n'abatayisenga ibagirira neza, nibyo, ariko ijambo ryarambwiye ngo burya abakiranutsi batungisha benshi. Ushobora kuba uri umwe mu muryango wawe usenga banakuhinyura bakugaya, ariko Imana ikagira ibyo ikora, ikagira neza uwo muryango, noneho ibyo byiza bikagira no kuri wa wundi udasenga. Wowe rero uri uw'umumaro, nabyo ujye ubyishimira. Turacyashima Imana rero ko igira neza, yuzuye urukundo, yuzuye imbabazi. Ni Imana nziza cyane, Imana ishimwe. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Twaganiriye iki cyumweru icyitwa imbaraga z'ijambo. Twasanze imbaraga z'ijambo ribi naryo rigira ingaruka ku buzima bw'umuntu, ingaruka mbi, kuko ari imbaraga z'ijambo ribi. Imbaraga mbi ni uguheranwa n'agahinda, ni ukumva utaryohewe n'ubuzima kubera imbaraga z'ijambo ribi wabwiwe, wahuye naryo. Ndetse hariho abarwara igifu, hariho abarwara agahinda kubera imbaraga z'ijambo ribi babwiwe. Hari n'abivana muri sosiyete, akava muri sosiyete akajya avuga ati jye sinataha ubukwe, njyewe se Mana byambera, kubera imbaraga z'ijambo ribi yahuye naryo. Rero imbaraga z'ijambo ribi zibaho, ziranakoreshwa cyane, ariko icyo nashatse ko twibandaho cyane ni uko hariho imbaraga z'ijambo ryiza ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'ijambo ryiza ry'Imana riraza rikomora bya bikomere byose wagiye uhura nabyo ukomeretswa n'imbaraga z'ijambo ribi, maze imbaraga z'ijambo ry'Imana ryiza rikaza rikakomora, rikaza rikagusana, rikaza ayiwe wariraga imbaraga z'ijambo ry'Imana rikatuma useka. Hahandi hari umwijima hakajya umucyo kubw'imbaraga z'ijambo ry'Imana. Icyo usabwa ni ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu mutima wawe, ukemera Mwuka Wera akakuyobora, Mwuka Wera akaguha ibitwenge, Mwuka Wera akakunezeza, ukajya wumva amakuru y'ijambo ry'Imana ukumva uranezerewe cyane. Rero hari imbaraga z'ijambo ryiza ry'Imana, hari imbaraga z'ijambo ry'Imana. Izo mbaraga z'ijambo ry'Imana ryiza niryo nkwifuriza, niryo nifuza ngo riture muri wowe, ujye urigenderamo, urigenderemo, naryo rikubemo, rikubake, rigusane, rikugaburire, rikwambike. Niwaba wambaye, niwaba wariye, niwaba uteye imbere, imbaraga z'ijambo ryiza ry'Imana wumve unejejwe naryo. Imana nishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ndacyakubwira ngo hari imbaraga z'ijambo ryiza ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Muri aka kamwanya
nyemerera dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani Salomo ibice 12 umurongo wa 15 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome uyu murongo, handitse ngo imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Imana ishimwe cyane. 15. Imana ishimwe imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Ni ukuvuga ngo umunyabwenge niwe wenyine wemera kugirwa inama. Imana ishimwe cyane. Hanyuma 17, uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indarikwa avuga ibinyoma. Ibi byose ni amagambo Salomo agenda agira abantu inama. Umuntu uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka. Mbese ubundi hari imbaraga z'ijambo. Iyo umuntu ari kuvuga iby'ukuri, umuntu akavuga ibintu by'ukuri nta binyoma birimo, burya bari kwerekana gukiranuka. Ariko amagambo y'indari avuga ibinyoma. Umuntu umeze nk'uwararitswe agenda avuga ibinyoma yihimbaza. Imana idusange, Imana itugire neza. Icyo nkwifuriza rero ni ukuvuga iby'ukuri, kuko nuvuga iby'ukuri uzerekana gukiranuka. Imana nishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndacyakubwira ngo hari imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo ry'ukuri rirema icyizere. Imbaraga z'ijambo ry'ukuri rirema ubuzima. Imbaraga z'ijambo ry'ukuri, Imana ishimwe, riba ririmo gukiranuka. Iyo umuntu avuga ukuri aba akiranuka mu byo avuga ndetse ni mu byo akora. Imana ishimwe cyane. Imbaraga z'ijambo. Ijambo ryawe ni iry'ukuri. Ese umva ufite ijambo rifite imbaraga ry'ukuri koko, ku buryo umuntu ushobora kumubwira ijambo akavuga ati nyirarunaka cyangwa runaka ndabizi akoresha ukuri. Imana idusange. Imbaraga z'ijambo. Ijambo riratubwiye ngo uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka. Ese wowe muri iyi minsi aho uvuga iby'ukuri? Ese imbaraga z'ijambo ukoresha ni imbaraga z'ijambo ryiza cyangwa ni imbaraga z'ijambo ribi? Iyo wicaye mu bantu cyangwa umuntu muri kuganira, wumva umusigira imbaraga z'ijambo ryiza cyangwa umusigira gusenyuka? Utandukana nawe yubakitse cyangwa utandukana nawe yasenyutse? Hari imbaraga z'ijambo ryiza n'imbaraga z'ijambo ribi. Wowe muri wowe wabaswe n'iki? Ko dusanze yuko iyo umuntu avuga iby'ukuri aba yerekana gukiranuka. Wowe icyakubase ni igiki? Imbaraga z'ijambo. Imbaraga z'ijambo ufite muri iyi minsi ku rurimi rwawe ni izihe? Imana itugire neza. Mbifurije wikendi nziza. Muzagire wikendi nziza kandi muhahe muronke. Imana ibagirire neza, Imana ibanezeze, Imana ibanebe neza. Shalom, shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu, ineza yawe